Rero ubuzima nahuye nabwo burakomeye pe. wowe no kuvuga ngo umugabo wa mama wawe yaraje muryamye ku buriri nk'umubyeyi aragufata ku ngufu. Abo atanamfuka umunwa ngo nataka. Ufite imyaka 9. Vuga ko aribwo nahise nanabufata. Ngo ubuki? Ubwandu. Wahise wandura sida. Umugabo wese akwanduza sida. Akwanduza sida yakuviyoye uri umwana w'imyaka 9. Ari umubyeyi wawe, ari papa wawe. Yararyamanaga na mama wawe. Nkurikije ukuntu bari kumfata hatari kubundi. Wakiyahura. Waniyahura. Wari giye kwiyahura? Njye nishizemo umugozi ari njye wiboheye urupfu ruranyanga. Ikintu nifuza nuko bankoreye bakamfasha pe. Banyubakira nk'inzu cyangwa se bakandihirira n'imyuga mwiga. Nuye mu murenge wa Bwishyura, akarere ka Karongi, akagari ni Nyarusazi. Tugusanze hano muri Nyarusazi rero ahangaha se turi twageze ni iwawe cyangwa naho ucumbitse? Naho ncumbitse. Naho ucumbitse. Okay. Ubu se aha hantu wenda twagerageje kuhagera, hacumbitse wowe nande n'umugabo cyangwa n'umwana? Ncumbitse n'umwana. Wa mwana twakubonanye ufite n'uwawe? N'uwanjye. Twabonye akana ari gato cyane. Ntamubyaye vuba. Mubyaye vuba? Ubu ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 21. Uragerageza kureba muri kamera. 21? Okay. None se muri make dusangiza ijyanye n'ubuzima bwawe, tubwire uri muntu ki, ese ukomoka hehe ubusanzwe, imibereho yawe wagize ni iyihe mu buzima busanzwe? Aho nkomoka naho bita kuri Mbogo. Kuri Mbogo ubwo ni mu murenge? Umurenge wa Rugabano. Ubwo rero ubuzima nahuye nabwo burakomeye pe. Kwiga bwose nabashije kwiga. Kwiga nize nabwo ari umudamu umubwiye mama ati uyu mwana wawe wamumaye nkamurera. Mama wawe se ni mwabonaga wenyine? Niwe twabanaga na papa nangira. Nsa nkaho nawe ngira kuko nawe nigeze mbona. Namwe ambwira ko ahari ariko sinigeze mubona. Bivuze ngo wavutse ubona uri kumwe na mama wawe gusa? Navutse mbona ndi kumwe na mama wenyine. Ubwo rero mama araturera mu buzima bugoye pe. Mwari bangahe? Twari abana 4. Mwari abana 4. Yatureze mu buzima bugoye. Araturera abona turakuze. Utazi papa wawe? Namuzi. Yari we mukuru se cyangwa ari Ninjye mukuru. Bivuze ngo nabandi nabo ntago bazi papa wabo? Abamwe nyine kuba ko yabyaye ku bagabo batandukanye. Ubwo bamwe bazi se, ni njyewe wavuye mutazi papa. None se ubwo mama wawe ahatuye ni hina nakodesha cyangwa ni wabo mu rugo? Arakodesha. Nawe akodesha inaha. Noneho ubwo buzima rero ubwo ubamo utazi papa wawe wana na mama wawe? Yego. Akutangiza ishuri? Yanangije ishuri igihe kigeze nyine aza kurwara azinaha mu bitaro. Twabaga Irubengera icyo gihe. Aza mu bitaro? Azinaha mu bitaro ahamara imyaka igera muri 4. Ubwo yararwaye iki? Bajyaga batubwira ati n'ububyimba ntabwo ibyo twari tubizi, twari abana. Tukumva ngo bamushyize ku iseta, si iryo seta, ni iseta bwoko kibahora bamushyiraho rituma umubyeyi wacu ahora mu bitaro. Muri iyo myaka ingahe yose yamaze nibwo bamviyoye. Muri mwarasigaye mwenyine se? Twari twarasigaye twenyine, twasigaye nyine ubwo mwikode. Kumwe umugabo yajyaga aza aje nko kumureba, aje asanga adahari, aratubwira ngo nyine ni mu ncumbikire. None se icyo nshaka kumenya, ndashaka kumenya neza nyine ubwo buzima mwari muri mwabaye muhe ubuzima mwanya maze kujya kwa muganga? Ubuzima twabaye mu nzu yari yasize atwishyuriye. Igihe kigeze bituyobeye tujya kwa mukecuru. Mujya kubayo? Tujya kubayo. Mukiri muri iyo nzu mwayibaye mu gihe kingana iki mwenyine muri abana? Twayibayemo nk'amezi agera muri 6. Ubwo wari urimo mukuru yari nde? Yari njyewe. Wari ufite imyaka ingahe icyo gihe? Icyo gihe nari mfite imyaka 6. Imyaka 6? Wari ufite imyaka 6?
ubwo ni nanjye wabayoboye nyine kuko ari njye warimo mukuru ndabayobora ndababwira ati rero ntabwo twakomeza kuba muri iyi nzu dushorere tujye kwa mukecuru. Ubwo icyo gihe twari abana 3. ubwo imyaka 6 ari we mukuru, abandi barafite imyaka ingahe? Undi yari afite 4, ukurikira uwine afite imyaka 2. Uw'ibiri ndamuheka. Ubundi turagenda. Mukabaho gute? Mwabagaho gute? Ntabwo nshaka kwihuta kugenda aho hantu. Mwabayeho gute muri ubwo buzima bwaho mwabaga muri abana batoya? Kubaho nyine ubwo twaryaga bitugoye, uduhaye utwimye twatombora umuntu akaduha tukarya. Mwarasabaga se ku muhanda? Oya, ntabwo twasabaga, ahubwo twagendaga mu rugo rw'umuntu tukamukuburira cyangwa se tukanamumesera tukamubwira ati rwose ntabwo tuva hano utatugaburiye dore turashonje. Ufite imyaka 6. Akatugaburira tugataha. Uzi ibibazo byacu akaduha n'ibyo tujya guteka. Ubwo se waratekaga icyo gihe warushoboye guteka? Gupfa gushyiraho nyine tugatogosa tukarya. Si abana se twakoraga iby'abana. Ubwo icyo gihe rero mukomeza kuguma muri iyo nzu? Tuguma muri iyo nzu. Igihe kigeze twumubonye bituyobeye rwose, abantu nabo baraturambiwe. Tavata ariko ubundi ko abantu baturambiwe twakigiriye kwa mukecuru. Nyogokuru wawe warahari? Nyogokuru wanjye n'ubu aracyariho. Tavata ariko tukwiye kujyayo, twagerayo tukagira twamenya nuko tubaho. Wenda we yanjyana ashobora kuturera. Turagenda mu nzira, tugeze mu nzira rero turi kujyayo. Umwana araturushya, ngo nyine mama yaramusize ari kwibere. Araturushya, aratunanira pe. Abantu batubonye babata ariko aba bana ndabona ari abo kwa Speciose. Tigi Speciose wahese. Ati suri ko n'abatari abana banishimwe. Nishimwe se ubwo turamuzi ntago tumuzi. Barabarangira uwo mwana baramudufasha, baranamudutwaza turagenda batugezayo. N'inzira nari nkaho nari narayibagiwe. Yari kugenda nyoboza. Ugezeyo? Tugezeyo nyine ubwo mukecuru aratwakira, aratubaza se ko muje mungana gutya munyuze hehe? Turamubwira ati rero mukecuru twarebye uyu munsi ari umunsi w'isoko kandi twari turi mu nzu ya twenyine, mama urabizi ari mu bitaro. Ngo yagiye mu bitaro gihe kise. Turati amaze igihe mu bitaro. Ubwo rero natwe dufashe umwanzuro wo kuza hano. Mwari muvuye mu gihe ubwo? Twari tuvuye Rubengera turi kujya kuri Mbogo. Nuko rero mugeze kuri Mbogo mujya kubana na mukecuru? Tubana na mukecuru mu iyo myaka yose uko ari 3. Mwamaze imyaka 3? Ubwo umaze kugira imyaka 9 byibuze. Ndashaka winjira ahantu rero waje guhurira n'ikibazo watubwiye cyo gufatwa ku ngufu. Ubwo igihe cyo gufatwa ku ngufu nabwo yaraje aratutwara. Undi wabatwaye ubwo? Mama. Amaze gukira ubwo kwa muganga. Araza dusubiza mu rugo. Adusubije mu rugo nabwo arongera afatwa na cya kibazo cy'ububyimba asubira kwa muganga. Umugabo nyine yacyuraga araza ati yacyuraga gute ubwo? Umugabo wari umugabo we? Twabara ko yari umugabo we. Umugabo we. Yarazaga nyine aratubwira ati se mama arahari? Tamwe ati nawe uhari. Ubwo nyine ubwo nimba nawe uhari nimureke nanjye niryamire. Ubwo nyine ndabyuka ngenda. Wari ufite igihe kingana iki? Ubwo nyine suko se nayo mfite inumva ari 9 ubwo. Ufite imyaka 9? Turaryama. Ubwo nabwo mukecuru nabwo nyuma yaje kudutora. Muryama he? Urumva mwaryamye he? Buri rwenda bwari bumwe, bwari bubiri? Bwari bumwe pe. Byamana no papa wanyu, mbita kari papa wanyu. Ubwo n'umugabo waryamanaga na mama wawe? Abari ngewe wafata rero ko ari ngewe wari mu mukuru. Agufata gute? Agufata ku ngufu? Arangije rero. Yaburetse. Aho hantu ubanze uhambwire neza. Wowe no kuvuga ngo umugabo wa mama wawe yaraje muryamye ku buriri nk'umubyeyi aragufata ku ngufu? Aba namfuka umunwa ngo nataka. Ufite imyaka 9? Aramfuka simbura ubwo naka. Ubwo bwakeye mukecuru aza kutureba nabwo. Uri kumwe n'abana se n'ubundi n'abandi bana? Nubwo bwakeye mukecuru aza kutureba ntajya mbimubwira. Wenda utarajya aho ngaho ndashaka kumenya nyine ukuntu ibintu byarangiye. Yaragufashe ku ngufu muri kumwe ku buriri muryamye
bucya mu gitondo bigenda bite cyangwa se yahise agenda byagenze gute? bwakeye mu gitondo Fata mikrofone yagiye neza wenda manure hasi gatoya. bwakeye mu gitondo yagiye. ubwo ngubwo rero najya mbibwira abaturanyi ati ni amagambo y'abana, si ubwo umuntu mukuru yajya gufata umwana Ari na papa we ndetse ko ari papa we. ubwo nyine ubwo mbaho ngaho n'ubwandu buragikurikiranwa ubwo ngubwo. Oya ubwandu ubugeraho cyane. Ubwo urumva wahise bucya mu gitondo ubibwira abaturanyi. Urababwira ati wa mugabo twaryamanye yamfashe ku ngufu. Twari turyamanye. Bari bazi ko ari umugabo wa mama wawe. Ubundi ntekereza ko wanasanga ari n'abana yawe yarabyaye mu rugo rw'iwanyu. Usanga ari n'umwana wenda waruri aho ngaho. Birashoboka. Nuko rero ubwo babigenza bite? Ubwo abaturanyi atereka reka robeshya. Atureka reka urabeshya, ubwo umuntu mukuru yafata umwana yibyariye. So ubwo nakubyaye urabeshya. Kandi yararyamanaga na mama wawe. Ati kandi yari umugabo wa mama wawe sibyo yabikora. Barahakana dati n'amagambo y'abana. Iby'abana bibi by'abana nta mukecuru aje avati n'amagambo y'abana. Mbaho ubwo hari mu mudugudu mu kagari wenda kugira ngo tumenye abantu. Umudugudu nawo nzi. Ntago wibuka ko mva rukira umwana. Ni Rubengera, ubwo ngenzi ko ari Rubengera nago umudugudu nkuzi. Ubwo buri umuntu n'umukurengera muri make. Uburi umuntu ukumva. Nabuze unyumva mbaho gutyo. Mfite imyaka 9. Nabimenye nabwo maze kuba mukuru. Nyine ubwo ndashaka kumenya ubwo umukecuru yahise abakuraho ngo arabajyana. Aratujyana nabwo adushyira mu rugo. Abajyana iwe nyine wiwe. Akujyana warabifashwe ku ngufu. Uragenda ugera mu rugo iwe. Uhageze rero. Mageze nyine ubwo banunga gutyo bavuga ati buriya nabuze aho yagiye mu matoilette araruzamo indwara akababeshya ngo ni uwamufashe. Mbaho gutyo bavuga ko ubwo byumva wagize ikibazo ku myanya ndangagitsina warangiritse. Urakomereka ugira n'uburwayi utangira no kugenda wenda nabirashoboka. Nkaya ngenda nyine nk'umuntu wangi wababaye cyane. Ko najya mbivuga nyine ati n'amagambo y'abana cyangwa se n'inuta yarwaye akaba ari kubeshya. Inuta ni ibiki ubwo? Kumwe umuntu agira akora urugendo rurerure akababuka. Ubwo mbaye aho ubwo mbana nabwo nyine navuga ko aribwo nahise nanabufata. Ngo ubuki? Ubwandu. Wahise wandura sida? Umugabo wese akwanduza sida? Akwanduza sida yakuviyoye uri umwana w'imyaka 9. Ari umubyeyi wawe, ari papa wawe. Yararyamanaga na mama wawe. Ubwo se waba wibuka nk'uwo muntu amazina ye? Nayo sinyazi. Mbanza n'isura nayo tunaho ese nanamumenya. Hanyuma rero ubugeza kwa mukecuru ubwo bana n'ubwo burwayi waje kumenya gute ko wanduye? Kumenya ko nanduye naje no mama ari utuzanye. Ubwo nshakira n'akazi k'i Kigali nyine ngezeyo mugende gukora ako kazi. Igihe kiragera arangarura aravuga ati dore umwana wanjye muto yabamufashe muri kompasiyo banguka hano wihuse baragukeneye kuri kompasiyo ngo bari gupima abantu b'umuryango wose. Mageze nge bampimye basanga mbana n'ubwandu. Guhera ubwo namenye ko mbana n'ubwandu 2018. Haraciye kingana cyo ryamanye n'umugabo gufashe ku ngufu. Ubwo bangize nyine bamenye ko mbana n'ubwandu 2018. Ubwo haraciyemo nk'imyaka ingahe? Ubwo ni ingahe kwera nanjye kunywa imiti mfite 15. Ubwo ni nk'imyaka 6. Ubwo haraciye imyaka 6 utazi ko umugabo yakwanduje. Nta wundi muntu mwigeze mubonana? Nawe. Urumva wari ukiri umwana birumvikana. Ubwo mbayaho ubwo nyine bakimara kumenya ko nanduye mama havuga ati ubundi suzamarira iki? Ubundi suri igiki ubundi ubwo suri umwana? Umwana n'uyu batangira kuguca baranca pe bavuga ko wagiye gusambana ukayizana. Ati se waba wararyamanye nabande? Ndabati rwose mayi uyu muntu ni uyu ati se nanjye simwibuka nabonanye n'abagabo benshi nago mwibuka. Ariko mama wakubwira niko yambwiye. Umurangira ati umugabo wagiye guza hano akarara cyane niwe twaryamanye niwe wamfashe ku ngufu nijoro. Kuko nabimubwiye nyine babimubwiye ari ku bitaro avuga ati wire yase
nanjye ndi kwipfira ndajya gukurikirana umwana nanjye ndi gupfa. Ubwo nyine akimara kubimenya ntajya mubwira ngo nanjye naryamanye na benshi simbazi abo nzi, ubwo se namenya abo naryamanye n'abari bangaye ko hari n'abazaga nijoro. Arangije nyine ubwo birangira uko najya ngira ngo nkoze ku kintu, ntukajya udutekera, tuzajya twitekera. Umuntu urwaye sida ntabwo yadutekera ngo bivemo turekera ibiryo. Ukajya babwira murumuna wanjye niwe wari usigaye ateka, ngewe ikintu nari nshinzwe yari ukwahirira inka yo mu rugo. Ubwo ahantu twabaga nyine inzu twayishyuraga kwahirira iyo nka, tukayahirira. Ubwo ninjye wayahiriraga nyine, nari narabaye umushumba. Baraguca kubera ko ngo wanduye? Kubera ko nanduye. Ibyo bihe rero ndagira ngo undagize ibyo bihe, wenda utubwire kuri ibyo bihe wari urimo, uburyo wumvaga umeze muri wowe. Icyo gihe nyine nahise numva nirambiwe, ndirambirwa pe. Njya no mu mugozi nabati ubundi wakiyahura nkapfa. Nawushyizemo. Wagiye ufite imyaka ahubwo? Nari ngize imyaka 16. 16. Uravuga uti ibi bintu birangoye cyane kuba batanyumva, utekereza n'ubuzima bwose babayemo, ufata icyemezo cyo kwiyahura? Ndagifata rwose, nishyiramo umugozi, urupfu ruranyanga. Wari igiye kwiyahura? Njye nishyizemo umugozi ari njye wiboheye, urupfu ruranyanga. Ngo kwanze gute se warumanitse ahantu uracika? Byagenze wahise ucika mvamo, ndabati n'ubundi uyu munsi so wanjye nekereza kujya mu kivo, ndabati ariko nanone nabenisha ubuzima bwanjye. Ndongera ndigarura, nsubira mu rugo. Nabwo ndongera mfata bya binini byanjye, nyimara byose ko byakabaye bakibima kwa muganga. Ubwo watangiye kujya ku miti ya sida? Narayinywaga nyine ubwo 2018 nibwo natangiye kunywa iyo miti. Mfite 15. Nk'iyo miti ndangije fata icyemezo cyo kuyahuza ibyo binini bya sida. Byose ndabifata, ndabinywa, buri kinini ni cyacyo, buri kinini ni cyacyo. Oya, ugufasha iki binini byose wari ukwiye kwa muganga? Ubwo byari nka bingahe? Uko baguha ibihwanye n'ukwezi, ubwo urumva n'ibinini nka 70 ingahe. Kubera ko bamaga 2 icyo gihe. Urumva bamaga nk'ibinini 60 kugira ngo bizahwane n'ukwezi. Byose ndabinywa ndabirangiza. Ubunywera rimwe umunsi? Umunsi umwe ndabirangiza. None ahubwo wari ushaka iki? Ushaka kugira kuki? Nagiraga ngo mfe wenda mveho. Bari barambwiye ati iyo ubinyweye byose uhita upfa. Niko n'umuganga yari yambwiye wanyakiriye, arambwira ati rero wa mwana we uziyakire, ibi binini iyo ubinyweye byose uhita upfa. Nabatiriye ndikiriza, ndataha nyine. Ubwo najya nkurikiza ukuntu bari kumfata nkataye ku bundi waniyahura. Ibinini nyine ndabinywa, ibinini ntibyagira icyo bintwara kubera Imana ikunda abantu. Wanywereye rimwe ntiwagira ikintu uba? Nta kintu nabaye, nta n'igicurane. Kandi ubwo washaka kwiyahura? Ngiye nashakaga ngo mvemo nyine n'ubo kujya kwirirwa bamangayitse ngo ibi nibi, uyu mwana aratunaniye. Ubwo nyine niyo muri umuntu wanjye yakoraga ikosa, uyu mwana arananiye, uyu mwana yarananiye, ibye byaranyobeye. Ati si uko koko mana nzakora iki? Panga kwiyahura gutyo. Biba biranze. Urupfu rwaranyanze. Rumaze kukwanga, wenda tuvuge urumva n'ubwo wari wagize ubujiji, wahise ufata izihe ngamba? Ingamba nafashe nyine, ubwo navuze ati ngiye guhita miga akazi ko mu rugo. Icyo gihe naratorongeye, naraye mu gihuru. Ntaraye imbere yo mu rugo, ariko ubwo ni nkaho naraye mu gihuru. Ndaraho ngaho bitandukanye, ndirukanka n'imyenda ndayibasigira, njya guhiga akazi aho ngiye bame ibyo nzajya nambara. Igihe kiragera mfite 17. Ubwo mura n'umusore ariko waneye iriya ndayuriya mwana. Turarambagizanya, ambwira ati nge nzagushyira mu rugo. Nawe ati so uzanshyira mu rugo? Ubwo urumva uzanshyira mu rugo bikemera mfite imyaka 17? Ati nge ariko nzakujyana pe. Nawe ati nta kibazo nibwo uzanjyana. We yarafite nka 21. Kayambwira ati rwose nzakwijyanira ngewe nkwitungira. Ati rero ngewe mbana n'ubwandu. Tubana n'ubwandu se hari uwo bidahira, twese ko natwe tuyirubana nabwo. Ubuse ngewe nzi uko mpagaze. Ubwo rero ndamubwira ati nta kibazo
nimba ubyemeye tuzabana, mwizeza ibitangaza ko tuzabana. Buciyemo kabiri ndabate kundi muhungu unyoshya kunyohereza iki, najya mpora mujijisha twongera kubonana nyine ambwira ati noneho ngiye igihe cyo kubana nawe cyageze, mfite 18, njye mbana nawe tuzabana da. ubwo ngubwo turi kubihitingaho rero arambwira ati ngwino njye kukugurira n'agafanta. Ntamubwiraga ko nanywa inzoga, angurira ku gafanta, ntumbaze ibyo yankiriyemo. Ngenduka rero wari wagiye kumusura mu rugo? Ngenduka ntwara inda y'uriya mwana. Ubwo ni mwabugaho icyo gihe? Icyo gihe nyine ubwo nari ndi gukora akazi ko mu rugo. Hehe? Nakoraga akazi ko mu rugo hano hepfo muri Gisayo. Mbaho akazi bigeze aho ncika intege zo kugakora. Ndabati ninjya mu rugo n'ukuntu nahavuye baranyica. Nahise nshaka inzu da. Wari wamaze kumenya se ko muryamana yaguteye inda? Nahise njya kwa muganga. Utamusanze se ubwo ngubwo mukomezanye? Nari kumusanga se yagiye, yahise yigendera. Yahise akwepa? Yahise acaho aravuga ati rwose ndaguhamije. Yongeye kugaruka narabyaye, ngiye kubyara angurira ikigoma n'isuma, arambwira ati ngaho urwana n'ubwo urwana narwo. Icyo gihe ndashaka kumenya muri ubwo buzima twite wabaga he, wabayeho gute? Icyo gihe nwite nakodeshaga hirya ahantu bita ku Muyoboro. Narakodeshaga. Ujya mu buzima bwo kwibana muri make? Ndibana. Uwo mugabo yari yarankoreye amereza inzu ya makeya ya 4. Nyibamo mbonye hambereye habi bansanze mu nzu bamfateye icyuma nabati iyi nzu nago nayiraramo. Baje kukwica cyane. Barambaza ngo ubana n'umugabo, ngo umugabo wawe niwe dushaka nimba ubana nawe. Nyivamo ndatorongera nomboye murano uyu mudamu anyihera ino nzu ye. Nawe arambwira ati se ko ngiye inzu yanjye nyishyura, banshaka umuntu uzayinyishyura bizagenda ute? Ndabati hangane nzaba nkwishyura. Abambabariye ukwezi kumwe, nunda baraje abambabariye abanyishyuriye andi mezi 2. Ubwo nayo ararangiye, ubwo hano mumaze nk'amezi 3. Ubwo buzima bwose ubayemo urumva ni ubuzima bukomeye cyane no kugira n'ibyo bikomere. Uri wowe muri kino gihe uri kwiyakira gute muri wowe cyangwa? Ubungubu nariyakiriye nta n'ikibazo mfite. Ubungubu mba numva rwose ibintu byose ari bisanzwe. N'umwana wanjye namurera agakura. Ubu se ntabwo ujya ugira igihe ukaba hagira nk'abagabo muhura wenda watekereza ukavuga ati reka nanjye mbanduze ko nyumva abantu ibyo bintu bajya babikora? Oya, nimba numva nangeje umunyarwanda w'abandi ntabamuhohoteye. Gusa nabamuhoye iki? Ndabihorera nyine. Nubimbwe nkawe ati reka mbabarira. Ngewe ubuzima bwanjye buri mu kaga reka nigendere. Akandeka. Wagize umugisha se wo kuba umwana wawe utaramwanduje? Umugisha wo narawugize, umwana wanjye nsanga ari muzima. Wafashe imiti? Nafashe imiti neza. Okay, ubu ni nk'iki muri make wifuza ku bantu badukurikiye cyangwa se ku bandi bantu bakurikirana ibiganiro byacu? Ikintu nifuza nuko bankoreye bakamfasha pe. Banyubakira nk'inzu cyangwa se bakandihirira n'imyuga mwiga. Wajya kwiga imyuga yo nayiga. Ubu ni nk'imyuga ujya wumva wakiga? Yabo gusuka, yabo budozi, nabyo nabikora. None se ubwo uramutse ugiye kwiga kandi ufite umwana mutoya unakodesha, ubwo waba uri he, wabigenza gute? Wabasha kubaho gute? Nashaka banza nkahiga amafaranga nkishyura wenda igihe kinini. None se ukora iki? No guhiga uturaka twose, guhiga ibiraka byo kumesa. Iyo mbonye uwo mesera, iyo namubonye nuko nguko turaburara n'umwana wanjye tukaryama. Ukajya mu buriri mukaryama? Wonsa kandi nabonye akana gatoya? Nago yonka. Uvuze none se ubwo nk'iyo ugiye kumesa cyangwa mu kiraka akabona agasigira nde? Ndakajyana. Urakajyana? Gusa ugiye ku ishuri nawe wajya ukajyana?
nagaheka da ntuze wasiga uwo wabyaye wamusigira ndetse. muri make icyifuzo cyawe ni uko wabona ahantu ho kuba Yego. ukaba wabasha no kuba wakiga imyuga bikagufasha. Okay. Mu bijyanye no gusenga byo ujya ubitekerezaho iki cyangwa no kubaha Imana? Gusenga bwo ndasenga. Ubwo naba nta kiraka nabonye bati gusenga bizaza nabonye ikiraka nariye. Ubwo yo nabonye ikiraka nyine ndabati reka nzajya guhiga ibiraka nariye nabonye ibyo ndya. Nyuma y'ubuzima bwose wagiye ucamo bubi kandi bukomeye no kugira ibikomere bimeze bityo cyane cyane ko bibabaje, ujya utekereza ko hari ubundi buzima buzabaho nyuma y'uko umuntu apfuye? Buzabaho pe, njya mbitekereza. Utekereza ku buhe buzima buzabaho nyuma yo gupfa? Bamvuga ati mbonye ubukire najya mfungurira umuntu wese nkuko nanjye bamfungurira. Apana ubw'isi, navuze nyuma tugiye wenda nko mu ijambo ry'Imana. Nyuma yo kuba ku isi uzi neza ko hari ubundi buzima buzabaho? Yego. Kuko urumva wowe wagize ubuzima bubi ku isi. Ujya utekereza noneho kumva ko hari ubundi buzima bubaho nyuma yo kuba ku isi cyangwa yo kuzabaho ku isi? Bubaho. Ni nk'ubu ujya utekereza? Ubuzima nekereza ni nk'ubwo kujya mu ijuru. Nanjye nkajya nicarana n'abamarayika nkumva nezerewe. Utongera kwibaza ku bibazo byabaye? Nongera kwibaza ibibazo byambayeho inyuma, nibaza ku bigize ibyo nahuye nabyo, ibyo simbyiteho. Hanyuma se uzi inzira y'ukuri ishobora kuzatuma ugira ubwo buzima? Hari icyo wayikubwiyeho cyangwa uyiziho? Inzira y'ukuri si ukwizera se? Kwizera ndetse? Kwizera Yesu umwizeraho iki? Nk'umwami n'umukiza wawe. Icyo umwizeraho wenda umbwireho muri make. Kumwizeraho, ikintu naba mwizeraho ni uko akenshi iyo ndiye niwe uba wabimpaye. Yego. Niyo mbonye yo kwishyura iyo nzu niwe uba wayampaye. Ngo niba wafata inzu y'ibihumbi 8 ngo mbwire ngo kuyabona ni birebire biba bikomeye. Ubwo niwe rero uba wabinkoreye. Ntakenjira mu nzu yanjye nkabati Mana ushimwe wakoze wampaye irasiyo y'amanywa none nayiriye wakoze. Ibijyanye n'ubugingo uzi ko hari abantu bazapfa hari n'abazarimbuka, nabyo icyo utekerezaho? Ntabwo ibyo tubitekereza, tuba turwane turebe ko tugira. Ntabwo ujya utekereza ko ikizagira imperuka ikaba abantu bagashya abandi bakajya mu ijuru? Ibyo ntabwo njya mbitekereza. Zubwo nyine niba utabitekereza ukaba udafite ubuzima bwo ku isi ntuzagire n'ubundi bwiza bajya bavuga, wumva bimeze bite? Ubwiza bwo njya mbwiyaturiraho buzabize rwose. Urakoze cyane, reka tugushimire. Wenda uzagerageza kugana abantu babwiriza butumwa bwiza, bakubwire ku by'ijambo by'Imana ko niryo ritanga ibyiringiro by'ubuzima, ukagira ubuzima bwiza bwo mu isi ukazabona n'ubw'ijuru. Yego. Cyangwa wagira bubi basi bwo mu isi ukazagira ubwo mu ijuru bwiza. Yego. Kuko nibwo twese tugenda dushaka kuzageraho. So reka ngushimire, wenda mbwira n'abantu bashaka kugutera inkunga cyangwa kugufasha, tuvuge yaduhamagara cyangwa ufite nimero ya telefone yagushakiraho? Yewe nomero ya telefone ndayifite. Okay. Gerageza kuyivuga rero ku buryo wenda umuntu wagira igikorwa cy'urukundo kimpuwe akaba yagufasha, yaba aragufasha kwishyura inzu, yaba aragufasha kubaho, cyane cyane ko ushaka no kwiga imyuga n'uwagira umutima Imana ikamugora ku mutima akaba yagufasha. Vuga nimero ya telefone. 0791961331. Baruyeho nde? Baruyeho izina ryanjye Zabayo Deta. Zabayo Deta. Reka tugushimire rero, ibiganiro byacu nahagaruka, ubwo Imana nidufasha tuzongera tubonane kandi tukubwire ngo ukomere cyane kandi ikiruta byose wizere Kristo ko ari we uzajya gukorera ibyo wifuza gukorerwa. Yego murakoze.